ako se murambabure ingende genda ariko uzibuka gushimira umukobwa kuko niwe ugusaba imbabazi naho njye nari nafashe icyemezo cyo kugufungisha. Nawe rwose urasekeje ukumva se ko umuntu wakoze amabi yashyiraho telefone. Muhire yagurisheje inka. Muhire nzi. Muhire ntabwo yakora ibyo bintu. Ikibazo cyawe ni ushaka kuvanga ibiganiro. Bwira nimba uri kunshakira akazi cyangwa nshaka ibindi nkora cyangwa nitahire nabyo ntabishobora. Nanone ndagaje. Wewe kwemereye se Pastor agira gahunda nta kumutinza. Wewe huma ndetse gato umva bite byawe kuri hano ya masaha uri mushya hano ariko ndi mushya none se kuri hano ufite ikihe kibazo nyine narinje hano kugira ndebe nimba nabona icumbi navuye iwacu ngeze hano i Kigali ibintu byanjye byose yarabinyeho ari amafaranga ari imyenda nta kintu na kimwe nsigaranye. Mbese wowe unagana mu karere ka Muyoboka Shajyo reka abantu bikigishiri aba bantu bose nukuri nubwo uri mama Pastor ariko byibuze ujye unanafata n'umwanzuro ubu suyungura ubona ibyo akubwira ari ibiki kankubwire sibyo sibyo humura sha mwihorere na Yesu yarinze asubira atakemura ibibazo by'abantu bose muri Yesu biraza gukunda sibyo humura rwose biraza gukemuka Uriya ashobora ari n'umutekano bite se ko bicaye ahangaha wowe hari ikibazo se kirimo guhagarara imbere y'ingoro y'Imana? oya hano ntabwo wemerewe kuhahagarara kereka waje gusenga wakinjira ariko nimba utaje gusenga waba ugiye nta kibazo. Ariko nawe ndabona uri hanze utari gufasha abandi gusenga. Yes ngende izamu hano. Nabuze uwo mbwira ikibazo cyanjye. Ese ubwo ntabwo wayobye ntabwo ari njye babwira ibibazo by'ahangaha. Nyine kundeba nta cumbi mfite rero nashaka ahantu kurara. Hano ni mu rusengero ntabwo ari muri lodge. Mbaho nyumve no kuri kumva ariko urumva cyangwa ntabwo wumva mbaho ncumbikire niyo twajya turarana ariko mbona ndara mu gihe cy'iminsi mikeya. Mana yanjye umva hano ibyo uri kumbwira ntabwo byashoboka
ahubwo unkundiye wambabarira ukagenda ku neza sibyo? ariko rero aha numvishe ngo ni mu nzu y'Imana. Nubwo haba ari mu nzu y'Imana ushobora kuhava nabi, urumva? Zamu bite byawe zamu. Uyu ari muri babandi barara batwiba nijoro. ariko se ubundi uyu ngo ntabwo yari yagenda. Ariko se bite byanyu? Uyu mwana w'umuhungu yambwiye ikibazo kikene kuri kirumvikana pe. Ariko se ndetse nkagusaba ikintu kimwe. Nta kibazo mbwira. Uyu mwana w'umuhungu wambabariye ukamucumbikira ijoro rimwe ryonyine, sibyo? Rimwe. Ariko mama pasiteri, izo mpuhwe zawe korera Imana bazi, korera Imana. Barakabye impuhwe rwose. Ese ubundi ufite ibyangombwa? Singaho bimwe njya nkubwira. Ngaho nyumvira nawe. Mama Mimi. Mama Mimi. Karame. Hameze yagutegura amasaha 2 bite? Ega mba ngira ngo mbitunganye neza. Bize bitunganye. Hanyuma se amasengesho byagenze neza? Byagenze neza. Ariko iyi si isigaye ifite ibibazo. Ku rusengero iwacu haje umuhungu. Yari avuye mu cyaro. Sinzi ngo amushutse aramuzana. Amugejeje inaha amwiba utuntu twose. Mama Mimi nawe rwose. Ubwo nyine abahungu bamweretse umujyi. Oya byambabaje. Izi nama namugira. Niyo kwisubira mu cyaro ko Kigali ntabwo izi mwakira. Ntabwo amaye karibu. Ahubwo se papa Mimi. Ndakumva. Byari ikintu numvaga twakora. Twamuzana akaba umuzamu hano. Nabonye afite uburere bwiza pe. Ariko se Mama Mimi. Kugeza ubu ngubu nta somo urakura mu twahuye nabyo. N'ubu uracyashaka kuzana gukoresha abantu tutazi koko. Oya. Nabonye nta kibazo afite. Reka mbwire. Ubwo duheruka kuganira. Nakubwiye ko uzahamagara kuri ya kampani itanga abakozi bo mu rugo. Ikaduha umukozi. Ariko ibyo gukoresha abakozi tutazi rwose, oya. Ariko njye numvaga twaba tumufashije. Gufasha. Ariko uzafasha abantu uzafasha abantu bose. Hajya ngo gushaka gukoresha urugusara. Nikagiye wenda tumuka bene ngiye kujya. Ariko we nayo mayoga yawe. Amayoga sama yo kwangira mu nyakira mu yawe. Hajya uguhanze ko tujyana mu rusengero koko. Urusengero. Hajya mu nyuguti. Amerika nkubiri. Sibyo? Umunsi uzabona arimo nyine imishinga ifite akabaraga, ifite akana. Ibyara inyungu. Umunsi uzazunjya akara. Umunsi ukurikiyeho uzajya ku ruhande rwa pasiteri. Ariko se abo bantu bavuza amahoni nijoro bigiye amategeko y'umuhanda. Ubwo se si Mimi. Niyo se nibaza ko kuvuza amahoni nijoro bihanwa n'amategeko. Ariko rero ni nayo yayo. Ahantu wakuye umuzamu njya kwirirwa njya gufungura ibipangu. Ntabwo nabivamo rwose.
Hariya shaba kwita nde? nitwa Muhire. None se haba harandi wigeze ukora akazi ko mu rugo? Naragakoze nyine kuko mu cyaro nabanaga na nyogokuru gusa birumvikana ko ibintu byose njye wabikoraga nko kwahirira inka, kuziragira, kuzuhirira, nkafasha n'abakozi guhinga. Mbese muri byose udondobekanyije uvuze ari na kimwe ugeze ubona ahangaha? Hari famu ihari? Mwarimu yambajije. Ngasubira mu kazi wawemo. Sha wowe ndabona ntazi kabisa. Niko uriya niwe muzamuzanye ngo adukorere? hari ikibazo umubonye wese? Sha ndabona ameze nk'usinziriye kuri njye wapi rwose. Ahubwo se urangije ngo tugende? Reka nzane isakoshi ndaje. Okay, uransanga mu modoka. Nshaka boss. Akazi kawe ntukazi? Akazi. Fungura se vuba. Niko mama Karama. ko mbona uriya musore wazanye atari tayari. Ngira ngo wese tuzamana kabiri. Agize ate se kandi? Azi iki se ahubwo? Ko ibintu byose mbona ari mu gicuku. Uretse gato. Umva ya muhungu. Nsize ibiryo hariya mu gikoni inzara ntikwica. Murakoze mabuja. Umva ikindi shaka. Ugomba kumenya umuntu wese uje hano. Ukamenya ngo ninde, ukamenya n'uwashaka. Yaba ari imodoka isoranye ukabanza kureba ko ari iyanjye, yaba atari iyanjye ukabanza ukabaza. Yego boss. Sawa? Yego. Umva bite byawe? Ni byiza. Hajya ngo bakwitande. Nitwa Muhire. Umva nkubwire niba Muhire ni barindi. Ibintu wakoze nijoro ntuzabyongere n'undi munsi. Ko mbwira kubika umutwe ibyo mubwira byumva. Ariko rero njyewe ibintu nakoze niyo mateko bari bampaye. Hari urwaye amategeko ko kwanga kumfungurira. Ngiye bambwiye ko muzazo yenze saa 3 ntazaza mukingurira kandi sinari nkuza. Gusa iyo nsanga ari umujura. Ku buryo nivuga kavuga ko ndi wa hano ukanga kunyungura ku buryo ujya kubyusa papa. Bavuga ibyo nagomba gukora.
Allô? Oui. Mana sha nibwo nkibyuka umva umutwe uranyishumereye nabi. Sha muri abana babi ibintu mwanywesheje no kuri ntibibaho. Bene mwanywesheje koko ni iki? Aha, ako nawe ntugakabye. Ese nari nambaye neza kurusha Nicole? Oya, shaka yaje ugira ngo njye wakaguze. Oya, shana umukuzi nanjye uba muri Belgique wakanyoherereje. Ahubwo nabonye ni nadusigaye twarahageze hano. Shanse nago buretse gato mvugishe mama ndaguhamagara. Ariko Mimi, ubu iyo wikora ugataha ariya masaha rirya joro ubona ari by'umukobwa w'i Rwanda. Saa tanu z'ijoro koko? Uzima ubu saa tanu n'isaha yakuriye koko ku buryo mushobora kubigira ibintu bya hatari. Saa tanu? Mimi, ntuzi ko ndi inshuti yawe? Ntubizi ko njyewe nawe dukundana? Ntubizi ko turi inshuti? Ntuzi ko iteka ryose mba ngushakira icyiza? Ndabizi ko umaze gukura Mimi. Oya mama, oya rwose ibyo byo ntacyo mubona. Gute se tutabibona? Gusa ugomba kumenya ikibabaza so n'ikimushimisha igihe cyose uri ahangaha. Nk'ubu yaraye ijoro ryose aronganya ngo ninjye ugushuka. Mimi, hinduka pe, ndabona ibintu biri kurushaho kuba bibi. Mama, bibi gute kuko? Mama, reka iki kiganiro tukireke ndumva rwose nta ntacyo tuganisha. Mimi, so yavuze ko ugomba gushaka kaminuza wiyandikishamo hano mu Rwanda. Oya mama, oya rwose twumvikanye mama, murabizi yuko ntaziga mu Rwanda njyewe. Mama, nandikiye ama university menshi yo muri Amerika n'i Burayi, kandi rwose sinzabura n'imwe nyakira mama, ntabwo rwose nakwiga mu Rwanda. Oya. Ariko mu Rwanda ubu abantu bose abubona ahangaha abize muri universite zo hanze ni bangahe? Nibakiye. Ko byivugiye se nyine? Nyine mama, ako mama reba, iyo umuntu ari kuvuga CV akavuga ko yize i Burayi, mama nyine uhita ubona bibaye byiza, nyine ukabona nyine hari akantu kiyongereyeho. Rwose mama, turi dutegereje rwose sinzabura university nyakira. Universite zo hanze iby'igihe abivugiye. Gusa umenye ko so mushyigikiye ibintu byo kwirirwa wagiye ngaho muri trip, ngaho muri voyage, ngaho hehe ntazi. Mimi, shaka universite wiyandikishamo kandi usigara ubitekerezaho. Ngaho ndagiye. Msemane, niwe wasimba mutipa koraga hano? Ni njyewe najeje. Karibu wisange kabisa n'ahangaha mwikaritsiye. Yarakoze mwana. Njye nkora kwa mpango waciye hano ku mugoroba. Ndakeka waciye amatara yaka. Nahabona. Cyane ko Kigali nyine amatara atazima. Ndabikubwa nk'umuntu ugeze hano muri Kigali bwa mbere, Kigali nyine amatara ntazima. Nabibonye se? Nabibonye mwana. Ya niga yangari gashoye. Ntabwo gashobora nta kuri nuko twabanaga nyine akagenda ambaza ati hano bikorwa gute bigenda gute nkamubwira. Ariko hari ikintu kimwe. Iki ugomba kwitondera. Ugomba kwitonda. Boss wagira amahane.
abagira amahane se yayangira aho twahuriye kiyo ko mba nibereye hano hanze urumva twahura gute koko boss wa si wowe ukinguriye gate se ni njyewe si wowe ifungura ufite nibaza ahubwo nose ubwo uzi umuzamu asimbuye icyo yazize yazize iki uzi mbere kumenya se icyo yazize uzi naho ari basi ari hehe ngo urasanga ntabwo uzana ni gute se usimbura umuntu ntumenye icyo yazi cyangwa n'ahari kimbwire nyine nyimenye nyine niyo mpamvu naje kugira ngo mbikubwire umva nyine nyirabuja wiwe yamushinje ko yamubye telefone arafunze akaye ariko ubwo wambwiye ute ko telefone itarengeje 10,000 umuntu ayifungirwa telefone itarengeje 10,000 uru rugwi rurebye kuko wamaze no kujyamo imbere ubu ntakinjamo telefone 10,000 urwitegereje ukuntu arubonye hano hakinjamo telefone 10,000 ni ya telefone iPhone sasa nijye mvanye zibikomerezwa za zindi ziguri mu miliyoni n'amamiliyoni ako kanakumwe baho telefone se igura miliyoni ute kuko mwana ubu ibyo bintu wabisobanura ubu ni umurima bahinga mu ibyo ni ibiki koko bigura miliyoni ahangaho wese kandi wakora icyanga hano ukora akazi kawe nuko nari nsohotse ngo ndebe hanze ho gatoya mpura n'uyu muhungu waje gukora icyana nyine simwe mutwiba oya nuko njye nari mvuye guhaha mbona nigagaza hano nanga gutambuka nayisuje kandi nyine ni n'umutoni nashakaga tunanamenyana umva rero nkubwire ibintu byo kavuyo hano ntabwo tubikunda ibintu byo kwimenyeza abantu hano ntabwo tubikunda ubumenyi uri kumva cyanza abwiye papa kwirukana mbabare sinzongera twarakesheje twarabyiniye rwose umuziki uraduhira njye nanabijyagamo kandi bikaba ari nayo siporo nkabikora bikaba na siporo yanjye nkataha mu gitondo bakaraba siporo nkaba nayirangije Allô? Oui. Amakuru ni meza. Oya, njye ntabwo njye nanga. Mbese nawe wanga dufite. Oya, ahubwo buriya ni akazi kenshi. Ngo? Ako sinakubwiye ko ibintu by'inkundo njye ntabirimo koko. Mfite ibindi binyihangayikishije rwose. Ariko ubundi ubwo urukundo igifu kirarusya. Kwanza narakubwiye ngo ntukajye umpamagarira amasaha kuko urabizi mfite akazi kenshi. Oya, njyewe nzakuhamagara nimbona akanya. Oya, ariko nzakuhamagarira. Ibi ni ibikira. Yego nawe wirirwe. Nagushimye rero cyane murakoze. Nshaka kumva tumwici nibonere inzerezi. ese muko uvuye vuye guhura n'abashuti mama aya masaha sinatinze Mami, ibintu ntabwo ari byo mpora iteka ryose nkubuza. Ibi ni byo biri uzengurukana Kigali dore ko bambwiye ngo ajye mu gitondo. Mama namwe ntimugakabye uyu mwenda niwo abantu bose b'i Kigali bambara. Basobanutse kandi rwose mama nta kintu utwaye. Rwose genda ubivanemo nyine. Satabigusanga noneho sinamukira. Biteze festi ko mbona wagira ngo ufite ikibazo. Ndagifite. Ufite ikihe kibazo?
nashakaga kubasaba uruhushya ejo nkazajya mu rugo. ariko kasakandarira Festi mu byumweru 2 ntabwo uvuye iwanyu niwe ugiye kuzajya ukorera akazi se? Oya. None niki gituma ushaka guhorayo? Nyine bampamagaye bambwira ngo mama yarembye. Numvaga rero najyayo nkajya kureba uko bimeze. Ngo yarwaye iki se kandi Festi? Ntabwo ndabimenya. Ntabwo baramujyana kwa muganga bamenye icyo arwaye. Eko no mu cyaro babaye bati. Ubu neza habuze umuntu umujyana kwa muganga. Niwe wabyanze ngo nta wundi wamujyana utari ngewe. Reka nawe arashaje. Nta kundi. Ejo mu gitondo uzinduka ujyayo ubwo ngewe nzafunga iduka. Oya mama, nacyo uzajya gucuruza nzagusigara hano mu rugo. We Mimi wirirwa ahangaha wowe. Mama niyo wangize umuntu ajya wirirwa mu rugo. Mimi byari uheruka kwirirwa ahangaha uretse ubwo wamenya ko so yahiriwe. None ntugakabye ariko nzahirirwa. Ibyo tubyihorera. Festi ratambwira nta mafaranga uza gukenera. Ndikumva nza gukenera make. Ntacyo ndaza kuyaguha sibyo ujye kumuvuza umara ntabwo nzayagukata. Murakoze. Gasubira mu kazi mbere yo kuryama uza kuzanya guhuze kuzinduka ugenda. Mukore murakoze cyane. Amaso yanjye nahabona nyamara niho ibitekerezo bihora biragoye ibinshi intege ni byinshi nta cyizere cyo kugerayo aho inzozi zidasiba kunyereka umutima uhora uhambuza nkabyuka nkora cyane ntekereza ngo nkabye inzozi